ndemeza ko rutaguye kubaka mu 2020 none y'imyaka 6 niyo ushaka kwigereranya n'igihugu kibaza imyaka 70 mwava bavuga ngo ntitaguye kubaka mu 2020 reka ndabibereke ntitwataguye kubaka igihugu mu 2005 2005 nta mugwi muzi witwa Paripehutu FNL wari kuraduteshaguza utubuza kurima gushika mu 2008 hanyuma bagize ngo barahevye kugwana duca tuja mu mata mu 2010 nta mugwi mwibuka witwa ADC ikibiri wacitwagwa kuburabuza bene gihugu aho twari gukora iki twiko turaburabuzwa ntitwagize ngo tugiye mu matora aho twagira ngo dutoya agahengwe tugiye mu matora 2015 nta kintu muzi citwa Senarede cacekiza nticatuburabuje twari kurima gute hari ico kintu citwa Senarede kiriko kirica bene gihugu kibaburabuza ntibakore Ububirigi ku nzira zari zose nabo bazi ko baneshejwe bo bararwana n'igihugu gifite imbaraga n'ubwenge ko abantu ntabwo bari babimenya u Rwanda ni igihugu gifite imbaraga n'ubwenge cyane birengeje urugero none Ububirigi bararwana n'u Rwanda cyane kuko bazi uko batumereye nabi babona umwanya wo komeza kwibira hariya muri Kongo bishakiye kose yego none ikindi gikurikiyeho uriya mwana waje muri Habyarimana waje we yarizanye buriya ntazanasura azapfa nta ajya ntera agahinda ko ni umusore mwiza yakwibereho akirira iyo murebye ntera agahinda ariko azapfa ko aje mu byo atazi aje mu bintu bimuruta n'ibinini none igihe rero bari bategetse M23 ntuza Kinshasa yuko bagomba kwirukana FDLR neza bumvikanye na Ndayishimiye ngo bitwe ko bavuye muri Kongo bazi Burundi bahindura izina ryabo none yo kongera kwitwa FDLR uriya mwana yo Habyarimana yari yaje ko aje guhagarara FDLR ariko mu izina yindi tari ibyo ngiryo none n'ababirigi bamushuka rero n'ibindi ngo aze ngo amuyobore bamugire perezida none Ndayishimiye na Kisekedi bambwiye ngo azamugira perezida w'u Rwanda mu byaho byarabananiye bazamugira gute byarabananiye kuva ku munsi wa mbere ngo bashaka ngo kubohora mu Rwanda yego none ikindi gikurikiyeho rero Ndayishimiye we n'intego afite mu mbabare kuvuga ijambo Ndayishimiye muri hari ikintu cyitwa indengabitekerezo kirimo hari ubwoko ashaka kurimbura ikomeye arashaka ko ikintu cyitwa ubwoko runaka ndiriwe nabuvuga nibwo ashaka intego no kugira ngo aburimbure neza 100% buveho yego uretse n'amabuye y'agaciro cye n'ibindi niyo ntego afite yo kuburimbura none Gisekedi nawe ejo bundi hari umusaza nawe numva y'iminembwe ariho avuga ngo igihe cya Kasavubu kera na Moses bacombe n'ibindi gihe abirige baka ubuyobozi n'ibindi abanyamurenge bari bazwi ko ari abanyekongo bakunzwe bamerewe neza bose n'abayabimasisi bose ati noneho igihe cyamu ubutuhote twanywaga amata twumva twishimye byararangiye rwose nta kibazo igihe cya Kabila nubwo kari karimo ntiyabigaragaza ngo byerure kuko yarazi yuko ikintu cyitwa umunyarwanda ubwenge bwose ko bungana atari kindi byo kutwambura ngo umunyekongo bije ku gihe cyande cya Kisekedi kuko kwibuka kandi n'abanyarwanda bari n'abayobozi muri gihe cyamo buto n'ibindi nk'ibyo yego none Gisekedi n'ubije afatanye no Ndayishimiye buriya Gisekedi nta ntego afite ndakurahiye nuko Rwanda gusa ariko nta ntego afite n'ejo bundi gihe bavugaga ngo bavane FDLR muri biriya bice bari bafite ara kuri ntuza kuri Plendo Rusizi ntujye ko ari kubavana bari bazi ngo baragenda bajye kongera imbaraga hariya za ntuza za hariya abacukura amabuye y'agaciro hariya igoma ntuza ntabwo twavuga hari abashaka nyine Rubaya kuko bari bazi ko hariya M23 nizasubira kurwanayo nta ntambwe izongera kuhaba bari bazi ko abatwaye ngo bajye kurwana hariya Rubaya buye aricyo bavaniye hariya bakabeshya ngo kujya haba amahoro hariya none tuzere kuri abambasaderi bari b'Abarundi yego niba barabibonye ihene n'intama ziba hamwe n'inka zikagirwa hamwe zose yari ukwimanya ihene yimye intama ihene ndibaza ko utari wabona intama yimya ihene oya ubwenge bwa Ndayishimiye nawe uko bungana babandi nta mpumyi iranda tindi yego
babandi bafite ubwenge nk'ubwe nibo yoheje kwa ambasaderi hirya no hino. Naho mbona umwambasaderi umwe ejo bundi avuga ngo gutera u Rwanda ngo akavuga ngo krigize intama ngo kugatera si ikibazo ngo akayivuga openly. Muri politike nta kuvuga openly. Nubona umuntu avuga openly ngakura avuga ngo tuzatera u Rwanda n'ibintu, umenye yuko muri politike ni injiji ntazi ibyo aribo ntabyo akora. Niba ushaka gutera umwanzi urinde we ngo umwabwire ngo nzagutera umunsi runaka. Urinde ngo ugaragaze ngo ufite intwari zinize, kuko iyo ugaragaje intwari ufite wa wundi muzarwana ntagura mpiza ahubwo agura anti. Yego. Izitwaje kuzazindi zawe. Rero ndayishimiye muri we no kwanga ubwoko runaka ashaka ko bushira ku isi. Aya noneho nta Kikwete buriya arapushinga cyane. Wabonye ejo bundi ukuntu Tanzania n'u Rwanda byongeye kumerwa neza n'uriya mugore yaje hano u Rwanda rwagiyeyo. Ahubwo nahise ntekereza navuga ntubu Kikwete kunzi ko uyu mugore akoresha icyabiteye muri Tanzania iyo umuntu ari perezida yavuyeho wa wundi uzajyaho ni umuha recommendation bigaca muri parti politique yabo. Nk'ubu Gisekedi niwe agomba guha recommendation Samia kugira ngo yemerwe ni parti politique yabo CCM kugira ngo abe yakwiyamaza kwa perezida. Yari manda ya mbere. Noneho manda ya kabiri rero iyo amaze kumuha recommendation nabo babirangiye. Uriya Samia n'uzaha recommendation uzaza mu gihe bizaza. Noneho ko Samia yarangije kubona manda ya kabiri nta cyekene kuri Kikwete, bamuvanye ubujyanama bwe yamushyize ku ruhande. Bya politike yabo no kujya kumugira inama no kumugira gutya kuko ntacyo kimutinya hano komanesha kimushakaho, yamenye ukuntu yamushyize mu makosa hirya no hino, ubamushyize ku ruhande bambwiye ngo yo kwinjira muri politike n'ibindi. Kandi izi ntambara Tanzania yinjiyemo zo kuza kurwana muri Kongo ngira ngo Kikwete niwe muntu ushaka kuba yarabisizemo imbaraga cyane. Oya no kuva muri 2013 niwe wabitangije byose. Urazi ko Sadek niwe wari yihagarariye buriya cyane, kandi Sadek yubahaga Tanzania cyane kuko babarwanije babonaga independence. Iraza Angola, za Mozambique, za Zambia, za Zimbabwe na South Africa hose nyiri yabigizemo uruhare mu ba Tanzania cyane. Noneho rero byaje muri 73 n'ibindi niwe nakubwiye ko Kikwete yari yateyininze FDLR abazana hariya bitwa ko ari MONUSCO ariko ari FDLR. Noneho bavugana na Sadek rero buri intambara yawo ntujye ukora kurwanya Ventura gusa bari kugira ngo babohereze bitwa ngo babirukiye mu Rwanda, noneho babakurikire baje kuvanaho leta y'u Rwanda bavuga ngo bakurikiye M23. Yego. Nibwo Museveni nawe yabimenye ababwira ati ntimujye mu Rwanda muhite muzi nangaha. Ibura Museveni ndamwubaha cyane kuko bari barangije kuye igitekerezo cyabo, babwiye M23 ngo nimushyire intwaro hasi mwikomeza kurwana kandi mujye mu Rwanda mukire muze muri Uganda binjiza no mu gisirikare kurinda ko u Rwanda twaza guhura n'izo ntambara n'intego zabo. Kuko n'ababirigi bari baje n'abafaransa bari bafite intwaro zari hariya Igoma, yani 0 kilometers tanks zari zaje hariya no gutera u Rwanda. Noneho Kikwete rero nawe wabikomeje ibyo ngibyo byose niwe wabigiyemo, intego nyamukuru ari ukuvanaho u Rwanda. Nejo bundi M23 ifata Goma rigabura yariyo wabonye ko baje n'abasirikare uriya umukoloneli witwaye ubugenda bazi witwaye ubu. Yo wavuze ngo tukimaliza hapa Goma ngo tutapata kunguru wa kwanza kisha tupige wa pili. Tutamufata kunguru pale kunguru ni igisiga. Yego. Burya intego yo bari bazi ko ngo barangiza bajya Rwanda. Bakozwe n'isoni rero babona aragaho gafite imbaraga muri politike kandi no mushobozi bundi. Ibyo rero byarababaje cyane bitangaje. Ibi bintu bikura bitungurana cyane kurwana cyane uburyo rwiyubatse kandi rukibeshwaho. Ejo bundi Tshisekedi yanabigarutse bavuga ko gahunda yari afite yo guterurwa no kugira ute yiyeho kubera ko abamuhaye amakuru bamubeshye. Yego. Bamubeshye ko u Rwanda rusanzwe kumbi ari igihugu cyamaze kwiyubaka. Ariko ntuzi ko Kabila yabaye inshuti y'u Rwanda cyane bigapfa kubera Kikwete.
uyu nguyu Tshisekedi ntuzi ko yabaye inshuti y'u Rwanda kiba perezida uzi ko n'u Rwanda rwamfashije kujya binjire muri East Africa yego hanyuma se Kikwete se waje kubica umutima nawe na Ramaphosa aribo bamwishe bakamuhindura kubera ubwenge imari zabo n'inyungu zabo n'ibindi byose bitangaje rero Tshisekedi nta ntego afite yo kurwana hariya ararwana gusa ariko nta ntego azi ko adashobora kunesha kandi arabizi ahubwo n'amafaranga y'igihugu buri ntwaragurize low percentage isigara muri negotiation iba ari miliyoni 60 z'amadolari miliyoni 20 nize yaguze 40 ariko akama 20 yego ikindi gikurikiyeho noneho azi ko azigendera byanze bikunze ikindi gikurikiyeho azi ko M23 idashobora kuva hariya ntibishoboka yamaze biriya byararangiye noneho FDLR rero buri igituma igira imbaraga FDLR kuko ni ibintu biri mu maraso yabo yego n'abana bavukira hariya noneho rero iyo amaze kugera mu myaka 12 bajya mu mashyamba noneho ubwenge bwe nta mashuri baba bize ntaki ubwenge bwe ni ibyo ngibyo gusa by'intambara burya iyo amaze imyaka 12 bayirangije bahita bajya mu mashyamba ubwenge bwe nta kindi bari intambara gusa n'ibyazi gusa nta kindi ariko n'abariya babayobora bari abizego zo hejuru bavuye mu Rwanda kuko abenshi bavukiye hariya ariko n'abasaza bakiri batoye ariko abavuye hano mu Rwanda bagiye nabo bazi ko badashobora kugira icyo bakora ku Rwanda ahubwo bafite inzira zo gukoresha bari abana kugira bakomeze kwirira wakwereka imitungo bafite hanze n'amayetaje na kampani no mu Bwongereza no muri Amerika no muri Canada watangara imitungo ikomeye cyane n'ibindi rero ibyo ngibyo byose bariho barabikora ariko bazi ko byarangiriye ntambara agenda kurahiye mu gihe gitarekeje uzambira ngo ya ntambara yararangiye kandi batavuze ngo irahagaze nta negotiation ntaki ahubwo Kongo itagitera na M23 itagiterwa nayo itagitera byaraturiye aho ngaho yego tugana ku musozo hari mu kanya mbonye perezida Ndayishimiye w'u Burundi ari gusobanura impamvu igihugu cye gishobora kuba cyarasigaye inyuma mu iterambere ugereranyije cyane cyane ubwo nuko abantu baba bavuga ati u Rwanda n'u Burundi ubundi byari nk'impanga ariko reba u Rwanda rwasize u Burundi kure ari gusobanura aho nabonye abantu batari kuvuga rumwe nawe bati we yasobanuye avuga ko ngo Burundi bwagiye bunyura ngo mu ntambara ngo bwatangira kujya kwiyubaka ngo bukagira abantu barwanya ubutegetsi ngo bagatera ibitero ngo igihugu kigasubira inyuma agenda nyine avuga buri myaka noneho abantu bakamubwira ati u Rwanda ubwo narwo bwo nimba mu Rwanda harabaye jenoside yakorewe abatutsi yego 1994 na nyuma yaho hagiye haba izindi intambara ya FDL ubwo nabwo u Rwanda narwo ruzagenda ruvuga ko wenda nabo ngo hari ibindi byinshi wenda byagakwiriye kuba byarakozwe maze rero bari kumushushanyiriza bamwereka ko ni u Rwanda rwaratangiye kwiyubaka nyuma ya 1994 yego u Burundi ntabwo bwigeze bugira wenda nta jenoside yigeze ibamo yego yasabaga nyine byamusabye ibisobanuro byo kwerekana impamvu ki u Burundi butarebera ku Rwanda cyangwa se budafite umuvuduko mu iterambere ubu n'u Rwanda rwarabasize cyane reka mbaze nkubwire ijambo rimwe geographically ntabwo turi muri East Africa twebwe turi muri Central Africa yego ariko economic na politically turi muri East Africa muri East Africa tuyirimo ntabwo ari geographically ni economy na political n'ibindi nk'ibyo byose ariko undi geographically turi muri Central Africa noneho rero mu bihe byashize niba wibuka perezida wacu yigeze kuvuga ijambo rimwe bavuga yuko muri East Africa n'ahandi hose abantu bashora mu mitungo bashora imitungo y'ibintu bafite ariko twebwe u Rwanda nta mitungo dufite yindi ni ugushora ubwenge bwacu amajyambere kandi na perezida akunda kuyivuga ni mu mutwe turi igihugu gito ariko turi banini muri mind turi banini muri mind exactly noneho rero mu bwenge bwacu
burakora akazi umuntu ashakisha kandi kukubeshya dufite umuyobozi ni exceptional dufite umuyobozi ufite intego yo kuzamura guteza igihugu imbere yego dufite umuyobozi uri committed dufite umuyobozi orientation ye ni ukubona ko abanyarwanda batera imbere igihugu kigatera imbere buryo bavuga ngo Singapore umuntu wayoboye Singapore yageze ku rwego avuga ngo agiye gustafinga baramubuza ngo komeza kugeza igihe kuko afite yageje igihugu yarinze asaza noneho ndayishimiye nta ntego afite yo kuyobora igihugu n'abamubanjirije bose nta ntego bari bafite wari ufite intego ni uwitwaga Ntuza uriya asimbuye na Buyoya witwaga Ntuza hari uwo Buyoya yasimbuye yitwaga Domicier hariya ni Domicier oya n'uwo Buyoya yasimbuye yarapfuye uzi ko Buyoya yagiye inshuro ebyiri yitwa niyo wageze amajyambere i Burundi aho bageze nitwe yarabasigiye nta wundi igeze ajya afite impamvu intego yari yo yose ikindi gikurikiyeho niba ari ukuvuga ngo ni intambara zo zabuje ni ukubeshya ko twagiye duhura n'ibitero biturutse hirya no hino ibihugu bitwanga FDR itera nta gihugu kize gitera Burundi ubundi ntibwize buterwa nabo bavuga ngo bariya ngo bavuga ngo barashaka kubatera ntabo za Red Tabara se niba zitwaza ni mu izina ariko nta mbaraga ni ukuzitwaza mu izina ariko Red Tabara waye kubaza ngo iri hehe nabahe nabandi ikigusetsa n'abari mu masamba ya Kongo bitwa ngo Red Tabara bagera igihe bagakora n'abarundi bagera igihe hari aho ujya kumva ariho barakorana n'abarundi bagenzi babo hariya n'ibindi ngibyo byose noneho ibyo ngibyo ariho avuga arabeshya ntabwo ari ibyo babuze perezida ufite ubwenge n'intego yo kubateza imbere bisa na Kongo nawe yabuze perezida wo kubiteza ugiye wese no gushaka kwirira gusa nta kindi ndagira ngo nkubwire uramuzi Gasana uyu wari ambasaderi wacu muri Loni yego wagiye muri Afurika y'Epfo kwa Kanyamwasa nawe nabonye yarahuye na Tshisekedi ari umwe mu bicaranye na Tshisekedi muri ikintu kigusetsa Kabila ari perezida imitungo ya Kabila yo hanze yabaga yanditse kuri uriya Gasana yari mu Rwanda kwana natwe ariko akora u Rwanda ariko afitanyije isano na Kabila n'imitungo ye hari ibindi bimwanditseho kwanga yuko amenyekana ibintu byose n'ibindi nk'ibyo hirya no hino rero na Kongo nayo ni nk'Uburundi kituma batatera imbere no kubera yuko babuze ubuyobozi uri political oriented bafite ikintu bita patriotism numva tekereza gukunda igihugu cye n'ibindi nk'ibyo byose icyo babuze atari ibyo Kongo kiba ari cyo gihugu cya mbere mu isi gikize yego ariko barakenye kurusha abandi wumva zawarekare wumva hehe hose n'izina riremereye wumva ariko hagiye usanga abaturage ari impumyi n'abakene nta n'imihanda ihari n'iki kuko abazungu ntibigeze bashaka ahantu hari amabuye y'agaciro ko bashyira imihanda kubera iki kwanga ko abantu bahavogera bakahamenyera bakadushyiramo utubuga tw'indege indege zabo zigenda zikagwamo aho ngaho byonyine ntabwo baba bashaka ko amabuye yanyura mu nzira ya Ntuza ntibashaka ko n'abaturage bahamenyera bashyiragamo utubuga tw'indege indege zabo zikagwamo ari ugasanga nta mihanda hari ari ibintu by'ibigunda gusa byibereye aho ngaho isa nk'ahangaha Kinyinya ntuhazi hari Deutsche Welle ndahazi hariya rwose mu Badage buriya yari y'Abadage buriya n'umunyarwanda hano mu Rwanda kujya Deutsche Welle asabaga viza kuri ambasade hano mu Rwanda tujya hari kujya kuri Raminara buriya hariya hari Ubudage Deutsche Welle ari Ubudage indege zabo zazaga ntizagwa i Kanombe zajyaga ari iwabo kuba bari igihugu cyabo cy'Ubudage kuko bari barahahawe n'umwami Musinga kera niwe wari habaye kera cyane cyane Abadage rero baje ahita bagaragaza ibuye aho riri bari barabisinyeho kera cyane amahirwe rero iyo ufite ubutaka y'imyaka 99 irangiye ntakiri ahawe ushobora gushangira kontara nshya cyangwa ntibeho n'ibindi nk'ibyo byose
naho ubundi ho rubaya ntabwo bazayifata intambara buriya yarangiye byarangiye ibitwaragura nta kintu bimaze ni byinshi azana yaba ari byo byakora akazi baba baranesheje kera n'aba ari ubwinshi bw'abasirikare baba baranesheje kera ariko ntibishoboka n'iriya ntambo mwikumbiriza ngo yarangiye. Reka mbashimire cyane ku mwanya muduhaye n'ubisobanuro byiza muhaye abantu badukurikira. Okay, murakoze cyane. Mugisha cyane murakoze. Mugira amahoro. Ngaye nguko rero ni umwe mu bantu bakurikira cyangwa se babakunzi ba Inside Rwanda TV ariko akakubwira ati ngewe nkurikira ibijyanye na politike yo mu karere cyane cyane iyi ntambara yo mu karere kandi urabyumva ko ari umuntu nyine urumva ko ari smart kabisa ibintu abavuga arabizi cyane yego aya nama shusho nubwo turi gusoza y'abarundi bivuga abarundi bari kugwa mu rugamba nabo nyuma y'ura muntu uza twerekanye hano hari amashusho y'abasirikare b'abarundi benshi kanze nkumvishe Jendemeza ko rutaguye kubaka mu 2020 Jendemeza ko rutaguye kubaka mu 2020 none y'imyaka 6 niyo ushaka kwigereranya n'igihugu kimaze imyaka 70 mwabavuga ngo rutaguye kubaka mu 2020 eka ndabibereke ntitwataguye kubaka igihugu mu 2005 2005 nta mugwi muzi witwa Paripeutu FNL wari kuraduteshaguza utubuza kurima gushika mu 2008 hanyuma bagize ngo barahevye kugwana duca tuja mu mata mu 2010 nta mugwi mwibuka witwa ADC ikibiri wacitwaga kuburabuza bene gihugu aho twari gukora iki twiko turaburabuzwa ntitwageze ngo tugiye mu matora aho twagira ngo dutoye agahengwe tugiye mu matora y'ibihumbi 2015 nta kintu muzi citwa senarede caciye kiza nticatuburabuje twari kurima gute hari ico kintu citwa senarede kiriko kirica bene gihugu kibaburabuza ntibakore baka mu 2020 jendemeza ko rutaguye kubaka mu 2020 ngayo nguko rero uwo ni perezida w'u Burundi ayo mukanya n'ibyo twari turi kuvugaho n'umukunzi wacu cyangwa se umusesenguzi mu bijyanye na politiki. Reka nshimire abantu badukurikiye, reka nshimire buri muntu wese ubasha kureba ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Inside Rwanda TV turabakunda cyane.